ngiye kuba nakwereka uko wasoma message zasibwe kuri WhatsApp mu gihe umuntu yakoherereje message wajya kuyifungura ugasanga imeze gutya handitseho ngo this message was deleted. Ngiye kuba nabikwereka uko waba wabireba. Hari ukuntu rero umuntu akohereza message agahita ayisiba. Ese wakwibaza impamvu aba yasibye iyo message? Ese wakwibaza impamvu aba yasibye iyo message ntatume ikugeraho? Rero ibi bintu nibyo wagakwiye nawe kuba wakwibaza. Rero weho ugiye kuba wareba ino video uraba wabasha kubona uko wasoma message zasibwe ako kanya bakikoherereza, ukaba ukibona gutya weho uhita ugenda ukareba n'ubundi ibyo akoherereje nta kintu na kimwe bigusabye. Biraba byagusaba kujya muri setting ngiye kuba nakwereka yagize. Rero ari nako nkubwira ngo weho niba uri mushyashya ku channel yacu ya Rwanda Tech, kanda subscribe nurangiza ukande kunzogera kugira ngo ntakagire video nimwe igucika dushyizeho. Nurangiza uje muri comment utubwire uko wabonye video. Nurangiza iyi video nubona ikugiriye akamaro ukandi kujambo kanditseho ngo like kuga kumwe. Ngiye mugiye kubana mu iki kiganiro rero ntibisanzwe ni Prince mbahaye ikaze. Ukuvuga ngo ndaza kujya hano muri WhatsApp mandikire, ureba ko mfite WhatsApp ebyiri. Ngiye kwiyandikira wenda mvuge ngo hayi, nindangiza iyi message ndaba nayisiba. Ndaza nandike uti hayi, kigenda ndahita nza hano mpite yisiba nkuko wabibonye. Nongere nandike nanone indi uti hayi gutyo. Ndaza kuba rero nayisiba nkuko muri kubibona hano gutyo. Rero ikintu ndi buze kuba nakora, ndaza hano hejuru cyangwa se nze muri WhatsApp yindi nanone nzemo, nindangiza ndaza gusanga hano harimo message yoherejwe saa 8:23 ariko bambwiye yuko yasibwe ntago nabashije kuba nayibona. Ikintu bigiye kunsaba rero ni iki? Ngiye kuba natwereka udusetting ugomba kuba wakora kugira ngo iyo message ubashe kuba wayisoma. Reba ko yanyoherereje message ebyiri, yohereje saa 8:22 ahandi saa 8:23. Ngiye kuba rero nakwereka uko waba wakemuramo ibyo bibazo. Iyi video rero nutayireba ngo irangire ntabyo uri bubone, kugira ngo ntabyo uri bubone icyo usabwa nta kindi ni ukuba wareba nibura iyi video ukageza ku musozo kugira ngo ubashe kuba wabona ibi bintu. Rero reka dukomeze video yacu. Ndaza muri setting ndayikirikaho gutya. Nurangiza uraza uscrollinga uzana gutya. Nurangiza ujya hano handitse uti notifications gutya. Hanyuma rero hano barakuzanira ibintu byinshi cyane. Barakuzanira ahanditse app setting, notification history, conversation, device app notification. Bongere bakuzanire ngo hano handitse ngo notification on lock screen, bakuzanire nahanditse ngo sensitive notifications. Hanyuma rero bakuzanira handi handitse ngo don't disturb. Rero ngiye kuba nakwereka setting y'ingenzi, nubwo izi zose ari iz'ingenzi ariko reka nkwereke aho turi buce twebwe. Uraza ukanda hano handitse uti notification history. Nurangiza aka kantu uragasanga kameze gutya gafunze, weho uraza uhite ukavivura gutya. Numara kukavivura uraza kuba wategereza. Reka nanone twohereze message hano kugira ngo ube wabibona. Ndandika uti hayi gutya. Ndaza guhita rero nyisiba. Ureba ko hano hejuru tubonye notification ariko ntago tubonye ibintu batwoherereje. Hanyuma rero icyo uraza gukora ni iki? Ndagaruka muri setting, nindangiza ngi muri notifications gutya, nindangiza ngi kuri notification history gutya. Ndaza kuba rero naza
nsome message banyoherereje. None aha ngaha urareba ko yasibwe, ariko hano muri notification history barimo barayinyereka nk'uko uri kubibona hano, dore ngibi hano. Ubwo rero kuri weho bohererezaga message ugasanga handitseho ngo message was deleted, ntukagire ikibazo kuko ibingibi ni gutya waba warikemuramo. Urareba ko ya message nanditse ngo hayi ari ngiyi yahageze saa 8:25, ariko mu by'ukuri ninjya kuri WhatsApp yanjye nanone ndaza gusanga handitse ngo this message was deleted. Hanyuma rero ubwo kuri weho twabanye muri iyi video, tuzasubire mu yindi video itaha nzabategurira, ariko nkubwira ngo ntibagirwe gukanda subscribe. Reka nkubwire ngo tuzasubire mu yindi video itaha.